gutandukanya ikintu bita birthday na birthday ni ibintu ubona byacanze abantu kuko abantu basigaye barabivanze. Ahantu bari busuka amazi hakabikiziba bro, urumva ugukubisa uburyo ugukubisa imicanga mu maso, ugukubisa umugeri, ugushosa, kubisa ikintu bakubwira ngo Hello guys, this is AEO TV nk'ibisanzwe. Uko rero mu bimenyereye tugenda tubaha ibintu bitandukanye, tubagezaho ibintu bitandukanye. Kuri uyu munsi rero mugiye kubana nanjye Shingiro Tititieri, mugiye kubana mu kiganiro. Turaba dufite umutumirwa w'umunsi bamwita Elisa, ugiye kudusangiza ku bintu bigiye bitandukanye. Ariko icy'ingenzi uyu munsi twaje kubabwira ese kubera iki abantu bo muri iyi minsi cyangwa se abana b'iyi minsi batagishaka gukorerwa bidi. Tugiye kubanza rero Elisa wacu agiye kubituganiriza, dore ko abantu basigaye bitiranya birthday ndetse na birthday. Ese bazitiranya gute? Naho mukanya. Iyi ni AEO TV nk'ibisanzwe, utajya kure. Hari ikintu muri iyi minsi abantu bari kwitiranya, ugasanga niba umuntu yakoze birthday cyangwa isabukuru y'amavuko bayitiranyije n'ikintu twita birthday cyangwa umunsi wo gukubitwa. Guys, muri iyi minsi umuntu agira birthday ya gahunga, umuntu akabyuka ari kwirukanga agacika ngo batamufata, kuko iyo bagufashe bakumenaho amazi, bakagukubita, bakakuzerereza mu kiziba, bakakwirukangana ngo bagukoreye birthday. Ewa, ujye usanga ari ibintu biteye ubwoba. Rimwe na rimwe umuntu akaba yanahisha birthday umunsi we w'amavuko, akawisha atinya gukubitwa. Ewa, baragukubita, ugukubisa urushyi, ugukubisa umugeri, uguteye inkonje, ukugize gute. Ewa, nawe ati happy birthday, bagushota imigeri, bakuzerereza mu kiziba, bakumenaho nk'indobo 30 z'amazi. Ewa, hano ni kuri AEO TV tugiye kubikora mu buryo burambuye. Okay guys, rero nkuko mubibona kuri screen dufiteho umuntu musanzwe mumenyereye bamwita Elisa Nikiza kuri AEO TV nkuko bisanzwe. Kuri uyu munsi rero Elisa agiye kutuganiriza ku bintu abantu bitiranya. Abantu basigaye bitiranya birthday bakitiranya na birthday. Ese Elisa wowe ubibona ute? Twatangira tugaguye kaze kuri AEO TV. Okay, murakoze cyane kumpa ikaze kuri AEO TV. Babivuze ko ndi Elisa Nikiza. Rero hari ibintu bibiri muri iyi minsi gutandukanye bigoye cyane, haba ku babyeyi, habe ku bana ubwabo, habe no ku bandi bantu. Ewana, gutandukanya ikintu bita birthday na birthday ni ibintu ubona byacanze abantu kuko abantu basigaye barabivanze. Ubu ngubu umuntu aragira birthday, nkanjye nk'ubu ngubu ngize birthday sinabivuga. Okay, Elisa watubwire se ubundi uramutse ubaye ugize birthday kubera iki wabihisha? Dusanzwe tuzi ko mu buzima busanzwe birthday ni cyagiye abantu baba bari kwishima, ati nibwo twakubonye uza ku isi, ugasanga niba ari wanyu bateguye, ugasanga amafaranga baba barayashoye nyine bari kuvuga ati umwana wacu. Ese wayihisha kubera iki? Ubundi kera ariko umuntu yagiraga birthday ku bantu biyubashye nyine babikora, sibyo? Umuntu yagira birthday ugasanga bamuguriye impano, bamuzaniye inkweto, bamuzaniye imyenda, afite amapantaro, afite imipira, bamuhaye telefone nziza, bamuhaye ibintu byiza, ugasanga umuntu yaryoshye ku buryo iteka ryose wa mwana mwakoreye iyo birthday ahora yifuza ko iyo birthday yagaruka. Ariko ubu ngubu guys, hari igihe ugira birthday bakamanura ibidobo, ibiduki, amabido, amajerekani bwa 7 bwa 15 bakazana, urumva, bagategura ahantu heza, ahantu bari busuka amazi hakabikiziba bro, urumva. Ahantu bari busuka amazi hakabikiziba, noneho barangiza bakakwicazamo, bakakumenaho ufasha ka 15, ufasha ka 7, bakamanuka, ufasha ibiduki, bakakumenaho amazi. Ewa, noneho si ibyo gusa, bagukaraga no muri cya kiziba, ugukubisa uburyo, ugukubisa imicanga mu maso, ugukubisa umugeri, ugushosa, kubisa ikintu bakubwira ngo wagize birthday. Rero ikintu twita birthday guys mugomba guhindura n'ikimwe. Birthday ni umunsi w'amavuko, ariko ubu ngubu abantu bawugize birthday. Ubugira birthday bakagukubita inkonje, imigeri, bakakumenaho amazi, biduke, amajerekani bakamanura. Ubu ngubu sometime umuntu asigaye agira birthday akanabihisha bitewe n'ibintu biri hanze. Ariko ukiraho ngaho Elisa, hari ibintu abantu bita ibyishimo. Iyo umuntu agize ibyishimo akora uburyo bwose bushoboka ku buryo akwereka ko yishimye. None ndakeka niba bafashe amazi, niba bafashe amazi direct kuyagusukaho nagaruka kwabo, numva no kukwereka ko nyine bakwishimiye. Hari ikintu ari amazi abasimbura mu buzima busanzwe, nk'ikintu bakagombye kukubwira. Ziranki bagukubita nyuma numva wenda twakabyise n'ikindi kintu bisimbura mu buzima busanzwe.
ese wabihuza ute no kuba abantu barenganiramo? ubu ngubu noneho byo birarengeje, biterwa nyine n'ahantu. Uvuga ngo hari ukuntu wenda bazana wenda nk'akajage kamwe k'amazi bakaba bayagusukaho wenda bagutunguye nk'ikimenyetso. Ni byiza cyane babikore bakumeneho nk'akajage wumve sinarimerutse amazi, bamenyeho amazi bankoreye bidi, banzaniye udukweto, banzaniye iki. Ariko ibaze kugira bidi bagakodesha n'ibiduke, bakakodesha ibiduke bagatira mu baturanyi, mwadutije ibiduke ejo umwana wacu afite birthday, urumva, bagakodesha ibiduke bakazana ibibando. Noneho ubyuka abana gutangatanza ku buryo nta hantu wahungira, urumva, ubyuka bakwiteguye, bateguye n'ahantu bari bukumenere ayo mazi n'uri buyakumeneho, urumva, ugasanga abantu nka 20 baje. Noneho aho kugira ngo haze buri muntu kado ururabyo, inkweto, n'ipantaro z'umupira mwiza, abyukana kabido 10, abyukana kabido, ufite ikibido, ufite aka 15, ufite akarindwi, ubishoboye agafata ijage, abana bato bagafata ubwano bwarindwa maritiro, urumva, bakakumenaho amazi, bakagukubita ibyondo, bakagukaraga mu cyondo, bakakuzengereza. Ubu ngubu birthday benshi baranazihisha, ni ibintu bikaze cyane kabisa. None se Elisa, ukiri aho ngaho ku bintu bya birthday, dusanzwe tumenyereye ko iyo abantu bagiye kugukora birthday basa n'abagutungura. Wabihisha ute kandi bazagutungura ubaye utabizi? Wabihisha ute cyangwa se wabahunga ute? Urugero, niba bagiye kugukora wenda wavutse tariki 28 barakwihorera bakabitegura ibintu byabo bari pose barakwihoreye, wowe sometime ukabona niba uwo munsi wageze giye gushobora gukomirwa kutagira ahantu ujya, ariko mu kanya gato ukaza kubona bya bintu bikubayeho. Ndagira ngo dusangize, se wabihunga ute nyine mu buryo buvunaguye? Watubwira wabihunga? Ubundi kubihunga ntabwo byashoboka, uko byagenda kose abantu mubana mugendana baba bazi igihe wavukiye, ntabwo wabisha. Ahubwo ikigomba gukorwa ni kimwe, abantu bagukorera bidi bagomba guhinduka bagacenginga mind, kuko nuvuga ngo niba tubana muzi ko ngira bidi kuri 27 z'ukwa 10, sibyo, nkaba nagize bidi, sibyo, noneho ikibi cy'abantu mubana bashobora no gufata umunsi bakawucenginga. Niba bari kuyikora kuri 27 bakazayikora kuri 28 wumva ko byarangiye, abo nibo babirira. Kuko kuri 27 ushobora kuba witeguye neza, ubizi neza kuri buyikorerwa. Niba ufite agapantaro keza, agakweto keza, ntukambare kugira ngo bataza gukamenaho byabiziba. Ariko noneho ikibi cy'abantu mubana bo baranawuhindura umunsi, bakaba babitegura nko ku minsi 2 ikurikiyeho, handi baba waravuze ati birthday yanjye yararangiye, narabarokotse, byarangiye, bakwanduza kagashati kawe keza niba byitaho, bakumenaho imicanga, amabumba, bakagukubita iki. Ariko ukiraho Elisa, ngira ngo mu buzima busanzwe batubwira ko nta mwana wavutse aseka. Niyo mpamvu nabihuza no kugira ngo bazane ibyo bintu, kuko niba wagukoreye birthday ugakomeza ukishima, ntabwo biba bigaragaje ko wavutse. Icyo gihe ndumva kuzana ibyo bintu byose, ari ayo mazi, ari abagukubita inshyi, avuga ngo niba yewe waravutse ariko nta muntu wavutse useka, ugomba nawe kugira gute? Ugomba kujya muri situation yuko wavutse udaseka, ukarira, ukabigaragaza. Hari ukurira, ubundi abakishimye muri birthday yawe ni abantu bayitashye, ariko wowe ntabwo wakagombye kwishima. Yego ushobora kwishima, ariko ntabwo byakagombye kujya ku kigero cy'uko we wanganya n'abatashye birthday yawe. Yego wenda ndabyumva, sibyo, gukorera birthday bigaragaza ko abantu bakwitayeho, bakwiyumvamo, ufite abantu nyine bazi igihe wavukiye, bakugendera hafi, nyine b'inshuti zawe za bugufi. Ariko nanone guys, tugomba kugabanya no kuvuga ngo niba umuntu yagize akaba ari ikintu kimubera umunsi wo kuzibuka. Nzahora ntekereza ko kuri birthday yanjye bancuta, bamenaho imicanga, bamenaho ibibido. Byo ntabwo ari ibintu byo kwibuka, ahubwo birthday yanjye igomba kurya neza, nkanywa neza, bakamereza imyenda, bakamereza agatelefone keza, bakamereza twatugift. Erega nta nubwo umuntu arira gusa ari uko bamukubise, hari n'ikintu umuntu yagukorera ukarira. Ushobora nko kugutungura, yamara kugutungura umuntu ukaba warira gutunguye. Rero ni ukuvuga ngo kurira k'umuntu ntabwo buri kintu birthday wawe rutimbagura umuntu, kubitagura umuntu, kubita inkondo, kubita imigeri, umenaho imicanga, umenaho amasima, sibyo, kubita ibifu,
aho kugira ngo umuntu akuzane muri bya bintu hari indi mikino bajya bakina yo gusiganaho amafu kumenanaho amafu bakayigusiga ifu mu maso bakakugira umweru niba wari igikara nkanjye bakakugira umuzungu bakagukubita ibintu bakagusiga yewe ibintu bikaba byiza cyane bikaryoha kabisa. Okay Elisa rero gira ikintu ugira ubwira abantu baba bafite amabidi cyangwa se ubwira abantu bategura bidi ese bidi niba bayikora kuko bakayikora ari birthday atari birthday ese ubundi bakora iki? Inama rero nahereza birthday aho bakorera birthday ikintu wamukorera rero ni kimwe ngo niba umwana yagize birthday gerageza umuhereze ikintu azajya kwibukiraho. Guys ushobora kumuha telefone, ushobora kumuha ikayi, amakayi niba ari umunyeshuri ukamuhereza amakaramu, ushobora kumuhereza ipantaro, ushobora kumuhereza umupira, ushobora kumuhereza akandi kantu keza yagusabye, ushobora kumuhereza nyine ikintu umwana azajya abona akacyishimira akavuga ati okay kuri birthday yanjye papa yanzaniye umupira mwiza w'umweru, yanzaniye inkweto nziza y'umukara, yanzaniye ikoti ryiza ryo kwambara, ya ndumva birthday yanjye itinze ngo bamereze ikindi kintu. Ya tuvuga ngo kuri birthday gerageza ukorera umuntu ikintu cyiza, umuhereza ururabyo, umuhereza nyine akantu keza akunda kamuryoheye karyoheye umuntu ku buryo agakumbura akavuga ati icyama birthday yanjye kagaruka. Ariko numukubita ukamuzengereza ukamukaraga mu byondo ukamunyuza muri ibyo byose nekereza ko nta muntu ubikunda, rero bizajya bituma abana batishimira izo birthday. Ya babyeyi rero nahanyu ndetse namwe bantu mutegura birthday z'abana banyu cyangwa se z'abashuti banyu turababwira ngo mukomeze mutegure neza birthday mutazahungabanya buri umwe wese uri aho hantu cyangwa se umuntu mugiye gukora bidi bityo akaba yagiramo ikibazo. Nimwe mubwirwa rero twe twari AEO TV. Arakoze cyane rwose mugenzi wacu Elisa nkuko bisanzwe mwari mubimenyereye. Ukunze iyi video kora like, share, comments ndetse unakore subscribe nk'ibisanzwe kuri AEO TV. Ciao ciao.